twongeye kubasuhuza bakunzi ba Gubwa Neza TV aho muri hose, haba mu Rwanda, Afrika, Aziya, Amerika, i Burayi hose. Twongeye kubasuhuza abadukurikiranye. Rero uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kubana namwe. Ikiganiro aka kanya tugiye gutangira ni ikiganiro bita rwagakoco. Ese rwagakoco uno munsi iratwerekeza he? Reka ngusuhuze wowe dukurikiye. Ngiye banyita Dodose. Wowe dukurikiye bakwita nde? Urakoze cyane. Reka nkomeze kubasuhuza mbabwira neza ibiganiro byinshi tugiye tubafitiye, amakuru menshi, ibyamamare, abahanzi byinshi tugiye tubahishiye, amafilime menshi agiye atandukanye. Ariko uno munsi wa none tubafitiye umutumirwa. Rwagakoco yacu yadufatiye nde? Muri aka kanya gatoya reka nze mubereke. Murakoze. Muri aka kanya rero umutumirwa wacu ni umuregendi muri sinema nyarwanda, ni umuregendi wubatse izina rikomeye, ndetse si mu Rwanda gusa no mu mahanga baramuzi. Hari benshi tujya tuganira bakamuvugaho, ariko muri aka kanya nagira ngo tumuganirize, tumubereke agira ibyo ababwira byinshi. Reka mubereke kuri mikoro na kamera za Gubwa Neza TV. Wiriweho nyina wa Mbogo? Mwiriwe. Iminsi myinshi utagaragara muri sinema. Nyina wa Mbogo ni muntu ki? Nyina wa Mbogo yatangiye sinema ryari? Nyina wa Mbogo ageze he muri sinema? Okay. Nitwa Mukanyandwa Alphonsine, ariko murabizi ko nyine izina ry'abastari ni nyina wa Mbogo. Nkuko abibabwiye. Ubu rero nkaba ndi umama w'abana babiri. Yego. Nkaba rero impamvu nta mutakundaga kumbona, nari maze iminsi nita ku bana, ariko ubu ngubu ubu nabonetse. Nyina wa Mbogo yatangiye sinema ryari? Muhe mwaka niba wibuka neza? Okay, natangiye sinema muri 2007. Nyina wa Mbogo arabitubwiye neza, yatangiye sinema muri 2007, ariko nyina wa Mbogo abamuzi benshi cyane bagiye bamukurikirana. Nyina wa Mbogo ni umuntu wari kumwe na ba Nzovu na ba Kanyombya. Ese nyina wa Mbogo Kanyombya na Nzovu iyo mwakinanaga wumvaga bimeze gute? Bari bantu ki imbere yawe cyangwa ubafata ute? Iyo twakinanaga nabonaga nta kibazo rwose, byari byiza cyane kuko twese tuba twirekuye, nta kibazo tuba dufite. Nyina wa Mbogo aratubwiye ati iyo twakinanaga twabaga twirekuye tumeze neza cyane, ni byiza cyane, kuru ndabikunze cyane. Ariko hari akantu gato yashaka kwibariza nyina wa Mbogo. Nyina wa Mbogo amaze iminsi ataboneka, tubwiye ko yitaga ku bana, nibyo agomba kwita ku muryango. Babyeyi namwe aho muri hose mujye mwita ku muryango wanyu, niwo wa mbere w'ingenzi. Ariko nyina wa Mbogo biravugwa ko wari umaze iminsi utagaragara koko nyakuri, ariko Nzovu urabona urwego amaze kugeraho n'urwo uriho. Ese wigeranya na Nzovu gute? Nzovu bageze kure, ntabwo namwigereranya nawe. Ariko rero ubu nanjye kwako babwiye ko ndimo nita ku bana, ariko ubu naje noneho. Ubu twitege isura ki ya nyina wa Mbogo muri sinema nyarwanda mu minsi igiye kuza, hagati aho agiye guhangana, navuga ko ari uguhangana na Nzovu, Metere Nzovu. Metere Nzovu ni umuntu umaze gusa nkaho yubatse izina, ariko na nyina wa Mbogo ni umuntu ufite izina. Ese muri aka kanya ni utuye dushya ugiye utuzaniye muri sinema nyarwanda? Ubu ngubu hari utuntu twinshi maze kugira. Hari nka filime ndi gukina nayo yitwa Miss nyina wa Mbogo, yaranatambutse iriho rwose, abantu barayibona. Ubu rero ariko ubu ngubu hari n'izindi zigiye kuza, muzazibona. Okay. Hari amakuru ari kuvugwa ko waba uri gukorana na Gubwa Neza muri Rumara. Ese nibyo koko waba uri ufitanye amasezerano na Rumara TV? Ntabwo ndabimenya neza, ariko rero biri hafi. Mwaravuganye? Twaravuganye. Okay, ikigaragara cyo nuko amakuru ko agenda avugwa kuri Rumara series agiye kuzajya yikinira, akajya atambutsa n'amafilime kuri Gubwa Neza TV. Muzajya mugenda muyakurikirana mu minsi igiye itambuka, muzajya mugenda muyabona.
okay nyina mbogo twamugezeho twamubazaniye ariko ntago aratubwira neza nyina wa mbogo ubu muri aka kanya filime ari kwiyumvamo cyane igiye gusohoka buryo ki azaba yagitinga buryo ki muri filime igiye gusohoka atubwire naho tuzayikurikirana. iyi filime ndi gukina ubu ngubu se ni yitwa iyo filime yitwa Miss nyina wa mbogo niyo ndi gukina ubu ngubu ariko nabwiye ko n'izindi zigiye kuza ngiye gukina. okay arakoze nyina wa mbogo atubwiye ko ari izindi agiye gukina. nyina wa mbogo rero twari tumaze iminsi tugushakisha twigeze kuza no kuri iyo filime muri gushutinga dusanga muratashye ariko no munsi tumenya ko uri muri gushutinga filime hano ariko noneho turagira ngo tukubaze filime aka kanya uri gukina bayitangwa iki izagica hehe kugira ngo abanyarwanda abari mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye bamenye aho bazajya bakura iyo filime bajye bareba filime zawe zigiye zitandukanye. Ese iyo filime izagica kuyihe channel ese iyo filime bayita ngo iki? okay nkuko bibabwiye iyi filime bari gushutinga nanjye ubu naje yitwa kwihugiraho. ubu rero iyi filime niyo izagica kuri Gubwa Neza TV. okay aragira ati iyi filime rero abanyarwanda abanyamahanga abatuye isi yose iyi filime izagica kuri Gubwa Neza TV ngo ni ukwihugiraho abantu basigaye bihugiraho muri ino minsi nagira ngo mbabwire ngo murekerayo kwihugiraho muzakurikirana ino filime nyina mbogo ari gukinamo ni filime nziza cyane nkuko twagiye tubibwirwa. Reka rero nyina mbogo aragira ati filime tuzakina no kwihugiraho. Ese ni iyihe nama itanga ni iyihe nama iha abanyarwanda ndetse n'abatuye isi? okay iyi filime irimo inyigisho rwose namwe muzabikurikirana muzabyumva kuko nanjye uko nabibonye pe irimo inyigisho iyi filime. okay nyina mbogo aragira ati iyi filime irimo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye pe ndabasaba rero namwe mudukurikiye mujye mukora subscribe kuri Gubwa Neza TV. okay nyina mbogo urabona ko ikiganiro cyacu kiri gusatira ku musozo nirihe jambo wabwira abakunzi bawe bagenda bagukurikirana ubu ngubu kongeye kugaruka muri sinema nyarwanda nirihe jambo wababwira? okay ijambo nabwira abakunzi banjye bankurikirana kuko wenda ibyo nababwira mujye mukunda filime nyarwanda kuko harimo filime ziba zirimo inyigisho ukumva mbese inyigisho yabirimo ukareba ibyo wareka n'ibyo wakunda kandi ikintu nababwira burya gukurikirana ibi bya filime mukabikunda bituma unirekura rwose isoni wari ufite zikanakuvamo. ubwo rero rwose nibyo mbabwiye. nyina mbogo aragira ati mwebwe mukurikirana sinema nyarwanda bafana banjye mujye mukurikirana filime zacu harimo izo ibintu byakwigisha kureka cyangwa se gukomeza ibibi mukabireka mwabona ari ibintu bibi bizasenya imiryango yanyu cyangwa umuryango nyarwanda cyangwa societe muri rusange mukagenda mubireka niba ari ibyubaka igihugu byose mukabikomeza. rero reka mbabwire ngo ikiganiro rwagakoco nakagaruka tuzongera dusubire. ciao ciao.